Yesu ashimwe bene data, ndabasuje mu izina rya Yesu. Imana y'amahoro ikomeze ibane namwe aho muherereye hose mu mpande enye z'isi. Imana ikomeze ibiteho kandi bagirire neza. Tugeze muri wa mwanya mwiza wo kuba imbere y'Imana, tugiye gutangira dusenga. Imana nziza, Imana ikomeye, wera wa Isiraheli, gitare cy'amahanga, intwari ku rugamba, turagushimye, tugushimye kuri Imana idahinduka, uri Alpha na Omega, uri itangiriro n'iherezo, ko wari uri kera na n'ubu ni ko ukiri, uko wakoraga kera na n'ubu ni ko ugikora. Uri Imana yacu itwitaho, uri Imana iturinda uko bwije n'uko bukeye. Tuguhaye icyubahiro ko tugeze aya masaha turi amahoro, izina ryawe nirishyirwe hejuru. Tugeze mu mwanya mwiza wo kuba imbere yawe, twese utuboneze rwose, udukureho umugayo n'ikizinga cyose kituriho mu izina rya Yesu. Kimara kutubabarira, tuguhaye karibu n'ikaze mu mwanya wo kumva ijambo ryawe, utwemerere ijambo ryawe ritubere impamba muri uru rugendo, kandi utwemerere umwanya ntubipfabusa ube umugisha. Icyo twanze ni ukora kwa Satani n'ingabo ze, mu izina rya Yesu tumenye Mwuka Wera kugira ngo azaganze ategeke mu ruhande rwacu ubu n'iteka ryose, amen. Tugiye gukomeza dusoma ijambo ry'Imana dusanga mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka, ibice 12 ku murongo wa 15 kugeza ku murongo wa 21. Umutwe w'amagambo uravuga ngo umutunzi w'umupfapfa. Reka nsome mu izina rya Yesu. Arababwira ati, mwitonde kandi mwirinde kwifuza kose, kuko ubugingo bw'umuntu butava mu bwishi bw'ibintu bye. Nuko abacira umugani ati, hariho umukungu wari ufite imirima irumbuka cyane. Nuko aribaza mu mutima we ati, ndagira nte ko ntafite aho mpunika imyaka yanjye? Aribwira ati, ndabigenza ntya, ndasenya urugarama rwanjye nubake urundi runini, abarimo mpunika imyaka yanjye yose n'ibintu byanjye. Nibwo nzabwira umutima wanjye nti, mutima ufite ibintu byinshi bibikiwe imyaka myinshi, ngaho ruhuka urye unywe unezerwe. Ariko Imana iramubwira iti, wa mupfuwe, muri iri joro uranyaga ubugingo bwawe. Ibyo wabitse bizaba ibyande. Niko umuntu wirundanyirizaho ubutunzi amera, atari umutunzi mu by'Imana. Iryo ni ijambo ry'Imana. Bene data, ijambo ry'Imana ritubwiye ku mutunzi w'umupfapfa, uko abantu benshi bajya bishuka. Twebwe turapanga nk'abana b'abantu, ariko Imana niyo ibizi iby'uyu munsi n'ibizaza. Twebwe turicara tugapanga, tukavuga ngo tuzakora iki, tuzajya aha, ariko yabaga buri muntu wese yarazi ko Imana ariyo mugengo wa byose, yabaga buri muntu wese yazi ko Imana ariyo mutegeka wa byose, yakavuze ngo Imana nibishaka, Imana nibishaka nzajya aha, Imana nibishaka nzakora iki. Mbere na mbere tukabanza Imana mu byo dukora, mu byo tuvuga. Nimureke mwega abankurikiranye, mbere na mbere tujye tubanza Imana. Twebwe ntituzajya twicara ngo dupange nk'abana b'abantu, kuko twebwe tuzi ibyarangiye n'iby'aka kanya, ariko ibizaza ntabyo tuzi. Imana rero niyo yonyine ijya ibasha kubimenya. Imana niyo ijya ibasha kubireba ikabimenya. Niyo izi ubuzima bwawe uko buzarangira, niyo izi uko bizagenda byose. Mujye mureka tureke Imana ari ibanza mu buzima bwacu. Imana tuyigira iya mbere, kuko uyu mutunzi we yatekereje nk'umwana w'umuntu, ariko Imana niyo izi ibizaba. Imana itugirire neza. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo, arababwira ati, mwitonde kandi mwirinde kwifuza kose. Imana iri kutubwira ngo twitonde, ngo kandi twirinde kwifuza kose. Kwifuza kose ni kudutandukanye n'Imana. Mureke twifuze iby'umumaro, twifuze ibyo mu gihugu cyo mu ijuru, kuko nibyo bifite umumaro kurenza ibindi bintu byose. Kuko ubugingo bw'umuntu butava mu bwishi bw'ibintu bye. Ubugingo bw'umuntu ntago buzava mu byishi by'ibintu atunze, ntago buzava mu kazi akora.
ubugingo bw'umuntu ntabwo buzava aho umuntu avuka. Ubugingo bw'umuntu ntabwo buzava ku bwinshi bw'amafaranga umuntu afite. Ubugingo bw'umuntu ntabwo buva ku cyubahiro umuntu afite. Reka da, biratandukanye. Imana itugirire neza. Bene data, ntabwo kuba ufite ibintu byinshi, ntabwo kuba utunze byinshi, ntabwo kuba ufite icyubahiro ariho hazaturuka ubugingo bwawe. Imana itugirire neza. Ubugingo buzava mu gukiranuka, mu gukora ibyiza, mu kwicisha bugufi, mu gukunda abandi utarobanuye ku butoni. Aho hose niho hazava ubugingo. Naho kuvuga ngo ibyo ntunze, ibyo mfite, icyubahiro mfite, aho nkora, ibyo birahabanye. Ibintu byose, ibingibi tubona turebesha amaso yacu, ibingibi tubona twishingikirizaho, ndagira ngo nkubwire ngo nutishingikiriza ku Mana, uzaba wishingikirije ku musenyi. Kubera ko umuririmbyi yararirimbye, aravuga ngo nzakomeza nubake kuri Yesu, ngo kuko ahandi hose ari umusenyi. Bene data, ndagira ngo mbabwire ngo nimwubake kuri Yesu, mwebwe munkurikiranye nimwubake kuri Yesu. Ibindi byose ni umusenyi, ahandi hose ni umusenyi. Ibyo wakiringira byose atari Yesu ni umusenyi. Ibyo wakishingiraho byose ni umusenyi. Nimwubake kuri Yesu, naho ahandi hose, naho ibindi byose ni umusenyi. Bene data, ntabwo ubugingo umuntu abuhabwa n'amafaranga, ntabwo umuntu abuhabwa n'icyubahiro, ntabwo umuntu abuhabwa n'ubwinshi bw'ibyo atunze, ntabwo umuntu abuhabwa n'abana benshi yabyaye. Reka da, ndagira ngo mbabwire ngo nimwubake kuri Yesu, ibindi byose ni umusenyi. Imana itugirire neza. Ngo nuko arangije abacira umugani, ngo arababwira ngo hariho umugaragu wari ufite imirima irumbuka. Yari afite imirimo irumbuka, ahinga keza. Imana itugirire neza. Ngo nuko aribaza mu mutima we ati ndagira nte ko ntafite aho mpunika. Yari yarejeje uyu mutunzi, uyu mukungu yari yarejeje ibintu byinshi kuko imirima yararumbukaga, niko ijambo ritubwiye. Aribaza, aravuga ngo nzabihunika he. Yejeje byinshi, noneho birenga n'ahandi yahunikaga, biba byinshi ku buryo bitakwirwamo kuko imirima ye yarumbukaga. Bene data, ndagira ngo mbabwire ngo Imana ishobora kuguha amahirwe, Imana ishobora kuguha ubushobozi, Imana ishobora kuguha ibyo utunze kugira ngo ubikoreshe mu murimo wayo, ubikoreshe uha Imana icyubahiro. Ariko ndagira ngo mbabwire ngo abenshi baribagiwe. Imana yarabahaye barangije baribagirwa. Imana yarabahaye barangije barayibagirwa. Bibagirwa icy'ingenzi, bibagirwa icyo bagomba gukora. Nasomye ijambo ry'Imana rimbwira ku mutware wari ugiye kujya mu kindi gihugu ngo asigira abagaragu be ngo 5. Ngo arangije ngo aragenda, umwe amusigira 2, undi amusigira 5, undi amusigira 1. Ngo arangije ngo aragenda, ngo agaruka ngo 2, uri yasigiye 5 n'uri yasigiye 2 bo barakoze neza. Ngo arababwira ngo kuko mwakiranutse muri bike, ngo nzabagenera byinshi. Imana itugirire neza. Ngo nimuze mwinjire mu munezero wa shobuja. Imana itugirire neza. Bene data, ndagira ngo mbabwire ngo natwe nidukora neza, tugakoresha neza iby'Imana yaduhaye, iby'Imana iduha nitubikoresha neza, ndagira ngo mbabwire ko natwe tuzinjira mu munezero wa data. Natwe tuzanezerwa kandi data azadushima. Ariko hari ab'Imana, hari abantu Imana iha ibintu ntibibuke kubikoresha neza, ntibibuke kubikoresha icyo Imana yabibahereye. Nk'uko uyu mugaragu, uyu mukire, uyu mukungu yarezaga ariko akirundanyirizaho ubutunzi. Imana itugirire neza. Ngo aravuga ngo nzahunika he imyaka yanjye. Ngo aribwira ngo ndaza gusenya aho nahunikaga, ngo nubaka ahandi hanini, ngo hanini ngo murikemo ibintu byanjye byose. Imana itugirire neza. Uko ni ukwibwira ku mwana w'umuntu, ariko ni Imana hari uko itekereza. Imana itugirire neza. Bene data, ndagira ngo mbabwire ngo Imana nimuyigire iya mbere, mbere na mbere Imana, ibindi bize nyuma. Kuko ubutunzi bw'umuntu atunze, ubwinshi bw'ibintu umuntu afite ntabwo ari byo bimuha ubugingo, ntabwo ari byo bimuhesha ubugingo.
ngo arangije ngo aravuga ngo aribwira mu mutima ngo amaze kuvuga ngo nzasenya ngo nubake hanini ngo ubundi mpunike imyaka yanjye n'ibintu byanjye byose, ngo aribwira mu mutima ngo umutima wanjye ngo ufite ibintu byinshi ngo nzarya imyaka myinshi, ngo ngaho ruhuka ngo urye ngo unywe unezerwe. Bene data reka mbabwire, iyi si ni isi y'imiruho, ntabwo ari igihe cyo kudamarara, ahubwo nimureke dukorere ijuru nk'abazaritaha. Bene data nimureke tube mu isi nk'abazayivamo, dukorere ijuru nk'abazaritaha. Yaravuze ngo umutima ashaka kunezeza umubiri, ashaka kunezeza ibigaragara, ariko ndagira ngo mbabwire ngo nimureke dushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka. Nimureke dushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka, kuko ibi byose ni umusenyi. Ibi tubona, ibi dushingiraho, ibi tumaranira, ibi dutesha igihe, ibi bidutwaye umutima, tuvanye ku Mana, ibi bitubujije amahoro, ni umusenyi. Nimureke twubake kuri Yesu, kuko ahandi hose ni umusenyi. Kuko muri iyi si turi abashyitsi, turacumbitse, iyi si ntabwo tuzayihoramo. Niyo mpamvu mbinginga bene data ngo nimukorere Imana, nimushake ubwami bw'Imana no gukiranuka, kuko nibyo by'ingenzi, nibyo by'ibanze. Naho ibintu ni umusenyi, ibi tuzabisiga. Twaje mu isi ntacyo tuzanye, tuzanayivamo ntacyo tujyanye. Imana itugirire neza. Bene data nimureke twite ku iherezo ryacu, nimureke dukora iby'Imana ishaka, nimureke dukiranuke, kuko ibyo ngibyo nibyo bizaduhesha ubugingo. Naho ibintu kwirundanyirizaho ibintu ntabwo ari byo bizaduhesha ubugingo. Imana itugirire neza. Ngo ariko Imana iramubwira iti wa mupfu we, muri iri joro uranyagwa ubugingo bwawe, ibyo wabitse bizaba ibyande. Imana itugirire neza. Ngo Imana yabwiye uwo mukungu ngo iramubwira ngo wa mupfu we, ngo iri joro uranyagwa ubugingo. Bene data, ese ndagira ngo nkubaze, byakumarira iki gutunga iby'isi byose ukanyagwa ubugingo? Ese byakumarira iki kunezerwa mu isi ariko ukazababara iteka ryose? Ese byakumarira iki kugira icyubahiro no kugira amafaranga menshi no kugira ubutunzi bwinshi ariko ntuzabona ubugingo buhoraho? Ntacyo byaba bimaze. Bene data munkurikiranye, ndagira ngo mbabwire ngo mutekereze kuri iki, kuko uyu muntu ngo yari umukungu, yarejeje, ngo aranahunika, ngo arangije aravuga ngo umutima wanjye ngo nezerwa, ngo kuko uhunikiwe ibintu byinshi by'igihe kirekire, by'imyaka myinshi, ngo nezerwa, uzarya unywe unezerwe. Ariko bene data ndagira ngo mbabwire ngo umunezero wo mu isi urashira, ni uw'igihe gito. Ibi ni iby'igihe gito, kandi ngo isi izashirana no kwifuza kwayo. Imana ngo yaramusanze iramubwira ngo wamupfuwe. Ese mwene data unkurikiranye, aho wowe ntiwaba uri kwishingikiriza ku bintu? Ese mwene data ntiwaba uri kwirata ibintu? Ese mwene data ntabwo waba uri kureba ku byo utunze? Ese mwene data ubwo butunzi Imana yaguhaye ntabwo waba uri kubukoresha nabi, utari kwihesha icyubahiro? Isuzume, nanjye nisuzume, urebe ko uri gukora neza, urebe ko utari kwishingikiriza ku byo ufite, urebe ko utari kwirata ibyo ufite, urebe ko utari kwishingikiriza ku cyubahiro, urebe ko utari kwishingikiriza ku mafaranga, urebe ko utari kwishingikiriza ku butunzi. Ariko ijambo ry'Imana riratubwiye ngo ubwinshi bw'ibintu umuntu afite ntabwo ari bwo bumuhesha ubugingo. Nushaka ubutunzi ibya mirenge ku ntenyo, ibyo waba utunze byose, reka nkubwire ngo ntabwo byaguhesha ubugingo. Mureke dushake ubwami bw'Imana no gukiranuka, naho ibi ngibi byo tuzabisiga. Kandi niba tugiriwe n'amahirwe yo kubihabwa, tubikoreshe neza, duhesha Imana icyubahiro, kugira ngo tutazabura ihene n'ibiziriko. Imana itugirire neza. Ese mwene data ujya wibuka ko ibyo ngibyo bituma utera Imana umugongo? Ese ujya wibuka ko ibyo ngibyo bituma ujya kure y'Imana uzabisiga? Ese uzi bizaba ibyande? Imana yabajije uyu muntu
ibyo wabitse bizaba ibyande. Uzi uzasigara birya? Ni iki gituma utera Imana umugongo kubera ibintu? Ni iki gituma utera Imana umugongo kubera amafaranga? Ni iki gituma utera Imana umugongo kubera icyubahiro? Bene data, nimureke dushake ubwami bw'Imana no gukiranuka. Nimureke dushake Imana, dushake Imana cyane, dushake Imana kuko niyo dukeneye. Nimureke twiringire Imana, nimureke twishingikirize ku Mana kuko niyo mugenga wa byose kandi niyo buhungiro bwizewe. Naho ibintu birashira kandi tuzabisiga nk'uko uyu mukungu yabwiye ko ari bubisiga iryo joro. Kandi 21 aratubwiye ngo niko umuntu wirundanyirizaho ubutunzi amera, atari umutunzi mu by'Imana. Bene data, nimureke tureke kwirundanyirizaho ubutunzi bw'isi, ahubwo dushake ubutunzi bw'Imana kuko nibwo buzaduhesha ubugingo buhoraho. Imana itugirire neza. Dushake ubwami bw'Imana no gukiranuka. Tureke kwishingikiriza ku by'isi, tureke kwishingikiriza ku cyubahiro, tureke kwishingikiriza ku mafaranga, ahubwo twishingikirize ku Mana. Imana yacu ni ikomeye, Imana yacu ni umugenga wa byose, kandi Imana yacu ishobora byose, kandi Imana yacu ni byose. Uyifite rero byose ubu bifite. Kandi ndababwira ko umuntu uzajya wubaha Imana agakiranuka ngo ingororano ye n'ubukire, icyubahiro n'ubugingo. Mwene data nkurikiranye, ndagira nkubwire ngo uwicisha bugufi akubaha Uwiteka. Niwicisha bugufi ukubaha Uwiteka, ntugire ikindi kintu cyose wishingikirizaho, ukishingikiriza ku Mana, ingororano yawe ni ubukire. Ubukire uzabona uri mu isi, ubona icyubahiro gituruka ku Mana kandi kiruta uzabona n'ubugingo. Imana itugirire neza. Bene data, ndabifuriza ko mwakishingikiriza ku Mana, mureke kwishingikiriza ku butunzi, mureke kwishingikiriza ku bintu kuko ibyo ni umusenyi. Nk'uko umuririmbyi yavuze ngo nzakomeza nubake kuri Yesu kuko ahandi hose ari umusenyi. Bene data, nimureke dukomeze twubake kuri Yesu kuko ahandi hose ni umusenyi. Ndabwira n'umuntu utari wakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe kugira ngo amwakire kuko igihe ni iki. Fata amahirwe, muri isi turi abashyitsi, uzi uyu munsi ejo ntuhazi. Akira Yesu Kristo kuko niwe tuboneramo ubugingo, niwe nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe uzajya kwa Data atamujyanye. Imana ikomeze ibafashe kandi bagirire neza. Reka dushime Imana kubwira ijambo. Data, mu izina rya Yesu turagushimye kubwira ijambo, tugushimye kubw'impuguro nziza uduhaye, utubwira ko ubwinshi bw'ibintu umuntu atunze atari byo bimuhesha ubugingo. Mwami Imana, ugiye kukwizera wenyine, ugiye kukwishingikirizaho, ugiye gushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kuko ibindi byose tuzabyongererwa. Urakoze Mwami, ugiye kugenda uko ushaka kandi ugiye gukora ibyo ushaka, ugiye gukiranuka muri byose nk'uko nawe ukiranuka. Urakoze, kiza abarwayi bafite intimba n'agahinda b'amahoro mu mutima, babuze uko babigenza ubiyereke, uko ubyutse mu itorero, ugabanya abarimbuka bongera bakizwa, bari bacitse intege bongerera imbaraga, kandi ubugingo bwacu bukomeze burindwe nawe. Urakoze kumvishe gusenga, ubona iteka ryose. Amen. Mwakoze cyane. Imana y'amahoro ikomeze ibiteho kandi bagirire neza, ariko ikiruta ikomeze barindire ubugingo kuko ari bwo buruta byose. Naho ubutaha. Bye.